Showbiz News Rwanda. Ange Tricia niyo nshuti umugore wa Tom Close ntabwo yoroshye habe na gato. Ubasiye umugabo akavuga yuko nta kintu ashoboye kabisa, yahaboneye urw'imbwa yaboneye mu rugo rw'umuturanyi kubera ko yagera amubwira ati buriya bro umwana akina n'ibere rya nyina ntabwo akina n'ubwanwa bwasi. Ibingibi ni nyuma yuko Tom Close yibasiwe n'umunyamakuru umwe avuga yuko Tom Close yabaye favorize cyane, cyangwa yavuze ko habaye ikimenyane kugira ngo uyu Tom Close akundwe kandi atwaye igikombe cya Primus Guma Guma Superstar. Ibingibi rero byababaje abantu benshi bagiye batandukanye, bibaza n'uyu mugore Tricia. Aya magambo rero akarishye ni kimwe mu bitekerezo umugome na Tom Close yakoresheje ku rugamba rwo guhangana bibasiye umugabo we rwatangijwe n'ibyavuzwe n'umunyamakuru Ngabo Robin usanzwe ukora kuri Radio TV ndetse na TV10. Mbere yuko tubyinjiramo akantu ku kandi turebe ngo byatewe n'iki, ese kandi uyu nguyu Robin yabivuze kubera iki, ese Tom Close yabyakiriye iki, umugore we yabyakiriye, ese Tom Close yabyakiriye ate, uyu mugore we kubera iki yatutse uyu munyamakuru. Turaje byose tubyinjiremo, se nabahe bantu bandi babivuzeho. Ariko mbere yaho banza ukore subscribe, nanone uze kutubwira igitezo cyawe koko weho urabyumva ute kubyo turi buvuge. Ese koko Tom Close nta kigenda cye mu miririmbire ye, nta kigenda. Turaje tubanze tubijyemo akantu ku kandi nta no kwirwa dutinda. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga biganjemo abarizwa mu ruganda rw'imyidagaduro bakomeje kugaragaza ibigwi Tom Close afite mu muziki mu kunyomoza umunyamakuru uherutse kuvuga ko nta gihambaye yigeze akora. Uze kutubwira koko niba ibi ngibi ari ukuri. Ngabo Robin usanzwe umunyamakuru kuri Radio 10 and TV10 arutswe kubaza icyo avuga kuri Tom Close, ashimangira ko uyu muhanzi yakabirijwe bikomeye mu buryo bukomeye. Uze kutubwira kuko nimba ubona koko Tom Close yara akabirijwe. Ubwo uyu munyamakuru yarabajijwe ibyo avuga kuri Tom Close, nawe ubwe yabanje guhamya ko ibyo agiye kumuvuga atari byiza, ko kubivugira imbere y'abantu benshi atari sawa cyane. Mu magambo yagize ati ibyo bintu navuga kuri Tom Close ntabwo ari byiza kabisa ku buryo nabivugira on air, ariko ntacyo reka nivuge. Tom Close niwe muhanzi wa mbere wakabirijwe bikomeye mu mateka y'umuziki w'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byababaje abantu bro. Nawe utubwire sister bro, utubwire koko ibi koko urabibona nk'ukuri, uratanga igitekerezo cye ku byo uyu munyamakuru yavuze. Uyu munyamakuru yavuze ko n'ikimenyimenyi igihe Tom Close yatwaraga Primus Guma Guma Superstar hatewe amabuye kubera kutamwishimira. Yavuze ko kubwe abona indirimbo za Tom Close za kera zitari nziza, ahubwo zakundwaga kuko zacurangwaga zonyine. Ku rundi ruhande Ngabo Robin yavuze ko Tom Close ari umuhanzi ufite ikinyabupfura, ashimangira ko kiri mu byamufashije mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi rero bikiyongera ku kuba yaranize afite amashuri. Ngabo Robin yavuze ko atemera umuziki wa Tom Close, ati kubyo guhanga kabisa azamba bare anabyihorere kubera ko numvisha indirimbo yakoranye na Bulldog bita bituma nanga Bulldog, kandi ubusanzwe nsanzwe nkunda Bulldog. Tom Close rero simwemera mu by'imiziki. Uwo ni Robin wavuze ibi ngibi. Aya ni amagambo atigeze yakirwa neza. Abarimo umuyoboke Alex wabaye umujyanama wa Tom Close igihe kinini yibukije Ngabo Robin ko uyu muhanzi akwiye guhabwa agaciro, cyane cyane ko ari umunyabigwi mu muziki w'u Rwanda. Magambo yagize ati reka nkwibutse utari uhari, nawe wari uhari ariko ukaba wirengagiza umusanzu ndetse n'ubuhanga, urukundo, umurava yakoranye bigaha imbaraga ku bisekuruza biriho ubu ngubu by'umuziki. Reka rero nkwibutse ko byinshi turimo kubona ari we wabitangiye byose kandi abifatanya no kwiga ubuganga. Muyoboke rero yibukije abamukurikiye ko Tom Close ari mu bahanzi ba mbere bakoranye indirimbo na bagenzi babo bakomeye nka Sun Kingston, General Ozzy, Radio and Wiz, Big Fizzo na Professor J. Yavuze ko kandi Tom Close ari umuhanzi wegukanye ibihembo bikomeye byatangirwa mu Rwanda ndetse anataramira mu bitaramo hafi ya byose byari bikomeye. Bayingana David nawe wabaye hafi ya Tom Close yavuze ko uyu muhanzi akwiye kubahirwa imirimo yakoze yaba mu muziki ndetse no mu kazi ke ka buri munsi nk'umuganga, akaba kandi umwanditsi w'ibitabo. Bayingana yanagaragaje ko Tom Close nk'umuhanzi wize ku rwego rwo hejuru byatumye abikitegerezo mu bakiri bato, bityo asaba ko hakwiye kubaho umuco wo kubaha abantu no kubashimira imirimo bakoze.
ibi bayingana abihuriyeho kandi na Anita Pendo nawe uhamya ko Tom Close akwiye kubahwa kuko ari umuhanzi wakoze mu gihe benshi bari bagowe no gukora cyangwa se no kuhanga, ariko we ntigera acika intege akarwana kugeza umuziki w'u Rwanda ugeze aho tuwuzi ubu. Pendo nawe yagize ati umuntu ukinisha kumenyera izina rye aba yarenze umurongo ndetse no kwigiza nkana kabisa. Yakoze umuziki mu gihe benshi babitinyaga, ahesha amashuri y'agaciro. Ni umugabo utanga inama zubaka ku bato, n'urugero rwiza rwo kuba icyamamare ufite ikinyabupfura bishoboka, urugero rwiza rwo kudacika intege, akomeje kubaka ibigwi nyine. Anita Pendo nawe yunze mu ry'abandi benshi batanze ibitekerezo ku magambo ya Robin Gabo, ahamya ko Tom Close akwiye kubahwa mu muziki. Nawe utanga igitekerezo cyawe muri comment, niba ushyigikiye Ngabo Robin ubivuge, kandi niba nanone utamushyigikiye nawe utanga igitekerezo cyawe umugire ijambo umugenera. Umugore wa Tom Close we rero niwe wabaye akasamutwe rero. Sasa rero uyu mugore ati umwana akina n'ibere rya nyina ahubwo ntakina n'ubwanwa bwa se. Ni igitekerezo Ange Tricia yanyujije kuri Instagram, yagize ati aba ni bamwe badafatiranwe kare, ejo babyuka batuka igihugu cyababyaye. Wenda avuga Tom Close gusa, ariko ufasha abanyamakuru bose beza b'icyo gihe, radio na society zose zatanze ibihembo uzigize ubusa koko. Ngabo Robin givuga ibyawe ariko ntugashyiremo abandi banyarwanda abenshi banakubya umwana akina n'ibere rya nyina ntakina kona mu bwanwa bwase. Uretse ubutumwa Ange Tricia yavuze kuva kuwa 18 Kamena 2025 yagaragaje umujinya w'ukinabi buri umwe wageragezaga kuvuga nawe umugabo we yinjira mu mujyo wa Ngabo Robin wavuze ko uyu muhanzi yakabirijwe cyane mu muziki w'u Rwanda. Hari nkaho umufana yavuze ko mu bihangano bya Tom Close nta kirimo. Ubwo n'umufana wari ushyigikiye uriya Ngabo Robin. Ange Tricia rero nawe akaba yahise amusubiza agira ati jya kugishakira muri bene wanyu. Ibintu rero byatangaje abantu benshi. Ibi rero kimwe n'ibindi bigaragaza gushyigikira umugabo we, Ange Tricia yabyinjiyemo nyuma yo kubona amashusho ya Ngabo Robin washinjwe na benshi mu bakurikira imyidagaduro gupfobya Tom Close, nubwo hari urundi ruhande rw'abamushyigikiye. Ubwo uyu munyamakuru yarabajijwe ibyo yavuga kuri Tom Close, nawe ubwe yabanje guhamya ko ibyo yaragiye kumuvugaho atari byiza, ariko ntabwo yahitamo kubivugira imbere y'abantu benshi, ariko n'undi birangira abivuze. Gayo nguko rero nguwo Tom Close na Ngabo Robin. Dugitezo cyawe uherereye ku rundi ruhande, wowe urabyumva ute? Ese koko Tom Close yabaye favorize n'abanyamakuru b'icyo gihe, cyangwa se yakundishijwe n'abanyamakuru b'icyo gihe nta cyari kirimo, nta kintu yari ashoboye? Utubwire muri comment igitezo cyawe. Nge ndi Showbiz ni Showbiz News Rwanda, ariko nanone duhita tuvuga no ku yindi nkuru ya Nuza The Ben. Nigeze kuvuga kuri Iwacu Muzika Festival, ariko kuri Iwacu Muzika Festival mu bahanzi bagiye hanze bazakora iki gitaramo uwo bita The Ben ntawurimo. The Ben ntawurimo muri abantu bazakora iki gitaramo muri Iwacu Muzika Festival, ariko twaje ture izi mpamvu. Nize mpamvu The Ben atigeze agaragara muri kiriya gitaramo. Nimwe rero mu nkuru zavuzwe cyane mbere yuko hatangazwa abahanzi barindwi bazarimba muri MTN Iwacu Muzika Festival. Havuze byinshi biherekejwe nuko uyu muhanzi yasabaga miliyoni 100 kugira ngo aririmbe muri ibi bitaramo bizajya mu ntara zitandukanye z'igihugu uhereye kwa 5 Nyakanga 2025. Tariki rero ya mbere Mutarama 2025 The Ben yakoreye igitaramo gikomeye mu Beka Arena. Ibi akaba yarabihuje no kumurikira abafana be album yiswe Plain Love, ariko nanone akaba yarahawe amahirwe yuko azataramira muri iki gitaramo. Ariko The Ben ahitamo gukora post kuri konti ya Instagram nk'inzira yo kugaragaza ko yavuye muri MTN Iwacu Muzika Festival. Yego, nyuma yo kubona yuko The Ben bitari bukunde kanke kuko atari butaramire muri iki gitaramo, bahise bamusimbuza King James. Amahitamo ya kabiri, The Ben rero yaganirijwe na Humuriza James wamamaye nka King James. Hatangiye ibiganiro nawe, ndetse uyu musore yari yarasabye amafaranga ko yahagarara, ababwira ko bidakunze ko adashobora kuboneka cyangwa se adashobora kuzagaragara muri biriya bitaramo. Nyuma rero gutenguhwa na The Ben, ubuyobozi bwa AP bwafashe icyemezo cyo guha King James amafaranga yifuza kugira ngo aririmbe muri ibi bitaramo, ndetse niwe muhanzi mukuru uzajya usoza ibitaramo nk'uko byari kugenda kuri The Ben. Isoko rero z'amakuru zize zigaragaza ko The Ben atigeze asaba miliyoni 100, ndetse ko
ayo King James yahawe aruta kure ayo The Ben yasaba. Gushingireho ku mafaranga angana na miliyoni 82 Bruce Melody yahawe umwaka ushize, byumvikana ko umuhanzi mukuru kuri inshuro yahawe ari ku kigero cyari mu kiganiro n'itangazamakuru kwa kabiri tariki ya 17 Kamena 2025 Mushyoma Joseph yobora East African Party cyangwa se East African Promoters yagaragaje ko The Ben atigeze yifuzwa muri ibitaramo, ahubwo ko ari amakuru yasakaye mu buryo nabo bwabatungu. Yavuze ati kubijyanye na The Ben nabyumvishije nanjye, ariko iyo festival iri kuba havugwa ibintu byinshi bitandukanye, tuba duhura n'abanzi benshi, tuvugana n'abanzi benshi, nta cyapfuye gihari, ahubwo nuko nawe muri gahunda dufite kuzakorana nawe, birashoboka ko wumvisha iyo gahunda ubihuza n'iyingi yumvikanishaga ko The Ben yavuzwe muri ibitaramo atari byo kandi hari ibindi bazakorana. Bivuze mu magambo make, ntabwo The Ben yari yarapanzwe mu bantu bazakorana n'iki cyangwa bazakora muri iki gitaramo, ariko kandi bamufite muri gahunda, ubwo dushaka kumubona nk'umwaka utacyaka ku yindi shuro iki gitaramo kigiye kuba. Ngaho nguko rero iyi Showbiz News Rwanda, ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikwa day by day. Showbiz News Rwanda.